Nongere mpikaze abantu mukurikiye umwitsi gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu ni ingenzi kandi ni ngaruka sinzi ukuntu nabivuga. Murabizi ikintu cyiza iyo yari ikintu kiba ingaruka mwaka cyangwa se ingaruka kwezi, icyo kintu ubundi natwe rero niko bimeze. Twebwe niba navuga ngo ni ikintu, amakuru yacu ni ingaruka saha cyangwa se iki, ko buri saha tuba tugomba gusohora amakuru kugira ngo mumenye neza aho ibintu bigeze. Ndagira ngo tugaruke rero muri social media turebe ibintu biba biri kuhabera. Ngira ngo mu kiganiro cyatambutse mvuga kuri Regis hari ikintu nababwiye, ariko nyamara mushaka kuba muzi ko nababeshye. Reka mbereke iki kintu. Navuga ngo bino bintu dukora mu mihanda cyangwa se bino bintu bya social media tubamo mu mihanda, bino bintu bigira ingaruka ku buzima bwacu, cyane cyane iyo twabyitwayemo nabi. Bamwe rero nibyo byatangiye kubabaho, nibyo byatangiye kubagaruka, nibyo byatangiye kubageraho no kugenda abantu babona ingaruka z'ibyo bakoze bibi cyangwa se byiza. Umugabo witwa Pastor Claude ni umwe mu bagabo bagira amatiku, ni umwe mu bagabo b'imvuzivuzi niko navuga, bagira amateshwa, bagira n'amagambo atari meza mu kanwa kabo. Reka nubaho ku muntu bita Pastor Claude, kuko ngira ngo na titre y'ubupasiteri ni ukubyitirira, noneho biriya bintu birandya iyo numva abantu biyita ngo pastor minizi watu, umuntu nkawe uba pasiteri nkande. Ko ari nacyo kintu rimwe na rimwe kijya kinyobera. Mwihangane ntabwo nabasuje nkuko bikwiriye, ariko nagira ngo ntangire mbumvisha cyangwa se mbabwira uko bimeze n'ikintu tugiye kuganiraho. Nibutsa bamwe mu badukurikira gukora subscribe, like, comment ndetse na sharing kugira ngo ibintu bikomeze biryohe kandi bigende neza. Nizere ko ari kuva mu bwiza tujya mu bundi. Twikomereze na Pastor Claude. Pastor Claude agira atya, dupfusha umwe mu bantu cyangwa se tubura bumwe mu buzima bw'umuntu wakoraga umurimo w'Imana, wakoraga ivugabutumwa, mbese wakundishaga abantu ibyiza bya Kristo, cyangwa se wakwizaga ubutumwa bwiza bwa Kristo mu isi. Muramuzi, ni umugore bita Gogo. Gogo nyuma y'uko aguye mu gihugu cy'Ubugande, nk'uko bisanzwe turabimenyereye, bamwe mu bakozi b'Imana hano mu Rwanda tumenyereye ko bagwa mu gihugu cya Uganda. Na Gogo yagize atya aragenda ku bintu tutari tuzi, tutari tunamenyereye, dutungurwa n'uburwayi yari afite tutari tuzi ko agendana nabwo cyangwa se abana nabwo. Agira gutya bumufatira mu gihugu cya Uganda, ndetse agira n'isanganya, ntibahita bamuha ubutabazi bw'ibanze, ntibamwitaho, abarapfuye. Pastor Claude arihandagaza ajya ku karubanda aravuga ngo ni gute ushobora gufata imodoka ukanywa esansi y'ibihumbi 20 cyangwa 25, ukazamuka zafumbwe hejuru, ukamanuka ukajya mu gishanga ngo ugiye gushyingura Gogo. Aho ngaho nta views zirimo. Ayo ni amagambo yavuzwe na Pastor Claude. Tujye tuvugisha ukuri rimwe na rimwe, turebe n'ibintu tuvuga niba nta ngaruka bizatugiraho. Pastor Claude nta kintu umusaba, ariko agira amagambo menshi mu kanwa ke, rimwe na rimwe 99.9% adafite umumaro. Ni umwefluencer, nibyo akora nk'ibyo nkora, ni ugusesengura akavuga, ariko nyoberwa hasesengurira n'ibyo asesengura ibyari byo. Kuko uriya mugabo mu kanwa ke no mu mivugire ye nta ndangagaciro na kirazira bibamo, ndetse nta na limit agira ku bintu avuga. Ntashaka kureba nyine uwo avuga n'uwo atari buvuge, ntashaka kureba nyine ikintu agiye kuvuga, aho agiye kukivugira n'abagiye kukibwira. Arihandagaza mu magambo yagaragaza yuko kujya zafumbwe gushyingura Gogo nta views ziro. Mbese muri make urupfu rwa Gogo cyangwa se tureke na Gogo, umuntu wese upfuye Pastor Claude agomba kujya gushyingura amaze kureba ko harimo views. Mwumva aho abantu bagejeje abandi.
mwumve icyo abantu bamaze guhinduka cyo. Niba nta views zirimo nta n'impamvu yo gutabara umuntu. Inshuti zanjye, reka mbabwire, iyi social media, izi views twirirwa twirukanka inyuma, nizitaduta ku gasi zizaduta ku giti. Niba bigeze aho umuntu nka Pastor Claude atinyuka kuvuga ngo niba nta views zirimo, nge ntabwo nshaka kujya gushyingura umuntu. Uyu Pastor Claude ntabwo ndi kugaruka ku kibazo cya Gogo, hari akantu ushaka kudomaho. Umuntu uri burebe iki kiganiro akireba kirangize, kuko impamvu, reba igihe Gogo yapfiriye, ntago nzanye ikiganiro cya Gogo, ndagira ngo nze nyine ndagira ngo nze kudoma ahantu hari ikibyimba, kugira ngo mwumve imiborogo ihari, mwumve ukuntu umuntu agenda akabinyamaswa. Erega burya ngo nikihebe, buriya ibyihebe, niba muzi ibyihebe, biragenda bigaturitsa abantu, bigica abantu, ariko iyo bibaye ngombwa ukabikorera ku mugore cyangwa ku bana, nabyo burya birababara. Pastor Claude nawe afite umutima nk'uw'ibyihebe, kuko uno mugabo byatangiriye kuri Dorimbogo. Dorimbogo ararwara ajya mu bitaro, Pastor Claude arihandagaza, ajya hariya na bya bigambo nyine ni ikintu gipfa kujya hariya kigahurutura. Pastor Claude ntabwo ngukunda pe, reka rwose mvuge nshira intimba, ntabwo uri umugabo muzima, ntabwo uri umugabo mwiza, ntabwo uri umugabo umuntu yafatiraho urugero. Cyo tuvugisha ukuri, mu kanwa kawe habamo amagambo yisesereza, y'urwango, y'ubushinyaguzi. Nyine ufite ukuntu muri wowe ubayeho kinyamaswa, ntabwo sinzi impamvu nyine ntabwo umeze like nk'abantu. Kuko giye natunguwe no ku rupfu rwa Gogo, amagambo wakoresheje nako ku burwayi bwantuze bwa Dorimbogo. Wowe ubwawe waravuze ngo Dorimbogo ntabwo arwaye, biriya ni prank bari gukora mu rwego rwo gushaka amafaranga. Ni nayo mpamvu na Sky tuyiteretse arangije aravuga ngo noneho dora arapfuye. Ntimwavugaga se yuko ari prank? Ngaho nimugira icyo mukora turebe, ni mu muzure, niba ari amafaranga yashakaga ni muyamuhe turebe. Yapfuye byarangiye, ubu se noneho murabigenza gute? Pastor Claude mu bugoryi n'ubucucu bwinshi, uragenda urangije utangira kuvuga ngo jewe ngo ntabwo ari cyo wabivuze, ngo reka dankwe. Gatsinda habera mubi, abahemu nk'abibi mwaro bibafashe ntibabura ibyo bavuga. Impamvu mbivuze mbabaye ni iyihe? Burya ngo inkoni ikubise mu keba ujye uyirenza urugo. Pastor Claude yagize atya apfusha se wabo n'abandi bantu bo muri famiye bageze muri 3. Pastor Claude ajya ku karubanda arangije araboroga, ariko umuntu witwa Jihad yagiye amumpera ikintu bita ikinyarwanda. Jihad, uri umuntu w'umugabo wubahwe, jewe mu befuru wese twamenyanye, uri umuntu w'umugabo uri nefura cyane. Burya nta n'umuntu uzongera kuvuga nabi ngo mbyumve. Maze umuntu witwa Pastor Claude arihandagaza ngo rwose ngo murabibona, ngo reka mbasabe imbabazi, ngo umuntu dutera inkunga, ngo niba ari ubushobozi bw'amafaranga ngo yazane, ngo niba ari n'amasengesho ngo muyaduhe, ngo mudusengere, ngo niba ari n'indi nkunga rwose muyizane mudufashe, ngo nukuri rwose ngo dushaka ukuntu dushyingura. Mushyingura iki? Ko na nyina wundi abyara umuhungu, ko ari nacyo nshaka ko tuvugaho. Kuki abantu mubaho nk'abatazakenera abandi? Kuki abantu muvuga nk'abadatekereza? Cyo tuvugisha ukuri. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo gisakira imikibi yatanze umurozi gupfa. Pastor Claude ndagira ngo nkubwire ngo nutitonda mu bintu uvuga no mu bintu wanariza, nukuri rimwe na rimwe uzajya ukora ibintu binakugaruka kuko byanatangiye wabibonye tayari. Kuko wowe ubwawe niba wapfushije umubyeyi ukumva ukeneye abagutabara, ukumva ukeneye abagufata mu mugongo, ukumva nyine ukeneye abantu baza kukuba hafi mu rupfu. Gupfusha ntabwo ari ikintu nshuti yanjye. Gupfusha ntabwo baravuga ngo akabikamenyerwa nta keza. Nta muntu umenyera ibintu bibi nshuti, nubwo waba mu buzima bubi kaje na gute, akabe nikamenyerwa. Cyumbabarira jya ugenda gacyo umunsi ni kwa kabiri, nako twageze kuwa 3. Turumvikana? Wowe ugiye hari urihandagaje ngo kujya gushyingura Gogo ngo nta views zirimo.
wirengagije ibyo wavuze, ibyo wabwiye abanyarwanda. Ese wirengagije yuko bibuka kandi babika? None uratinyutse ujya ku karubanda watuje akanwa kawe ngo mukeneye abantu babafasha, mukeneye nyine ngo umuntu uzaku noneho n'indwara ugira mu kanwa yo gushyira amafaranga imbere. Ibintu byose ni amafaranga, ngo nta views zirimo. Umuntu arware mu bitaro arimo hakeneye kivugira, akeneye gitabara, akeneye kirengera, ngo barimo barakina plaka ngo babone amafaranga. Hanyuma rero reka turebe ibi ngibi. Ese ubu ngubu mwene wanyu wapfuye we, niba ari so, niba ari na so wanyu, ubu ngubu nabwo ni plaka? Reka mbaze iki kintu, n'abantu mujya muri comment hasi mwandike turebere hamwe. Ese koko mwene wabo na Pastor Korede wapfuye wavuye mu mubiri, nawe tumukine ku mubyimba tuvuga ngo ni plaka? Ese ubu ngubu gutanga amafaranga tukavuga ngo akira amafaranga, tuvugisha ukuri, tuguhaye ubufasha, natwe twange gutanga amafaranga ngo nta views ziri buvemo? None se ubundi ni iki cyiza cyo kujya hariya ku karubanda ugahagarara ku maguru yawe abiri ugatinya ukavuga ngo nta views zirimo? Abantu barimo barapfa, barimo barabura ubuzima, noneho waho kugira ngo utabare cyangwa se utabarize umuntu, warangiza ukamukina ku mubyimba ngo arimo ngo ni plaka, ngo arimo arashaka amafaranga. Nta nisoni ugatinyuka ukavuga. Pastor Korede ntabwo uri umwana mwiza pe. Uhindure imivugire yawe, uhindure imikorere yawe, uhindure buri kimwe cyose mu buzima bwawe, kuko iyi mihanda winjiyemo uvuga nk'umuntu utaranize none udatekereza, biraza kugukoraho bikugiraho n'ingaruka. Uko ni ukuri nguhaye ku ijambo, biraza kugukoraho bikugiraho n'ingaruka. Kandi kugira ngo unabyemere, wewe ufite femu nta kibazo, urarebwa, urakurikiranwa, ariko ikintu kibabaje, utwo tugambo twose uburi muravuga ntabwo ari amagambo jewe singutinya, nta kintu na kimwe wantwara, nta nikosa ndi gukora ngurandega, ahubwo reka tujye tubwizanya ukuri. Pastor Koro ntabwo uri umuntu mwiza ku bwa Gogo na Dorimbogo. None aka kanya umunota tuvugana wowe ukaba wicaye uri muraborogera hejuru gusa uvuza induru ngo ukeneye ugutabara. Uratabarwa nabande se? We watabaye nde? We watabaye nde? Kuki mwifuza gutanga mutarigeze? Kuki mwifuza guhabwa mutarigeze mutanga? Amaboko atanga ni nayo yakira. Wewe urakira iki? Watanze iki? Ku buryo ujya hariya ukifata ukarira uri umuntu w'umugabo, ni muntabare rwose mumfashe gusenga, kandi ufite inkunga y'amafaranga yazane. Bazana iki? We wazanye iki? Watanze iki? Wakoze iki? Wakoze iki? Kari cyo kintu ugenda kureba kikancanga. Rimwe na rimwe rero abantu bo muri iyi si bajya banyobera. Nibyo njya mbwira abantu, ikintu wumva ubundi utagakwiriye gukorerwa ntukagikorera abandi. Nta mpamvu nimwe ishobora gutuma ujya hariya ngo wihandagaze uvuga utuntu tudafashe. Gogo uriya ni umuntu wari ufite ubuzima, wari ukeneye kubaho nk'abandi bantu bose. Dorimbogo ni umuntu wari ukeneye kubaho nk'abandi bantu. Ese uri kutugambo wavuze barimo barakubaza impamvu wavuze biriya bintu kuri Dorimbogo? Nta magambo wowe ugira utugambo. Reka mbikubwire, uri umugabo mugenzi wanjye, ariko ubugabo bwo buri hafi ya ntabwo. Nibyo navuze mu kiganiro ejo bundi cya Mike na Regis. Mani, kugira ubwanwa no kwambara ipantaro no kugira ijwi nk'iry'abagabo ntago bisobanuye ko uri umugabo. Kuba umugabo ni ukugira ibikorwa. Kuba umugabo ni uguharanira amahoro. Kuba umugabo ni ukwifuriza ibyiza abandi n'inshuti zawe. We ninde wigeze wifuriza ibyiza? Ninde wigeze wifuriza amahoro n'iterambere? Abantu bagira noneho sinzi ukuntu Pastor Korode ameze, sinzi namwe niba mujya mubibona. Hari ukuntu Pastor Korode yifata akamera nk'aho ari mu isi ya wenyine, ikindi nanone akamera nk'aho atari kiremwa nk'abandi, cyangwa se adafite ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Pastor Koro ntago mbikwifuriza, ariko gusa mba numva nifuza nko kuzakureba nyine cya gihe utameze neza muri ubu buzima,
nkareba uko uba umeze, wenda wakennye, kuko gupfaho ntago nakwifuza kukubona uri mupfa, sinakwifuza kukubona warwaye warembye, ahubwo gusa uwakunyereka nyine uri mu buzima bubi byahindutse, warembye pe, ubukene bwagukubise no mu ipantaro byayo bwagezemo, nkareba uburyo ubukanura nk'igihori, wakicucuwe. Urifata umuntu w'umugabo warangiza ukajya ku karubanda ukavuga ngo nta views zirimo, umuntu arapfuye ntugiye gushyira, niba udashoboye gutabara, ukaba udashoboye gufata mu mugongo abasigaye no guherekeza uwigendeye, wigira n'icyo uvuga, ceceka. Burya njya mbabwira ngo ntawe ubara watabonye, ceceka, wishyiraho n'utugambo. Ntugiye kwirimbi, icecekere. Ntugiye gushyiraho indabo, icecekere. Nta mazutu cyangwa peteroli watanze, icecekere, wigira icyo urenzaho, kuko ntacyo ufite uvugiraho, nta na kimwe. None se uravugira kuki? Mu gihe utigeze wereka urukundo abantu, mu gihe utageze wereka abantu umubano mwiza, mu gihe utigeze wereka abantu ko wabagezeho bagize ibyago, ubundi uravuga iki? Uravuga iki? Wa mugani wawe niba ari views uri gushaka, nshuti yanjye, nta views z'umupfu, nta views z'umurambo, nta views wabona ku muntu wapfuye, nta n'umugisha wabyo, nta n'umugisha ubirimo. Pastor Koro, ndagira ngo nkubwire ngo rino zina wiyaturiyeho ukiha ubushobozi udafite, ukishyiraho titire udakwiriye, utanigeze utazanigera. Nundi wari we wese ubikora nkawe akitwa ngo paki runaka, iyo papa imaze kurambira no gutera iseseme mu matwi y'abantu. Shuti zanjye, bino bintu ni ibintu bizabakurikirana mukabona n'ingaruka zabyo. Ntabwo ari leta izabakurikirana, ntabwo ari n'umuntu ku giti cye, ahubwo ikintu kizabakurikirana ni umunyafu w'Imana. Nuko rimwe njya mbibwira abantu ntibabyumve, umuntu inkoni y'Imana izageraho cyangwa urushye rwayo, azicara yige umugani wa Skaitu, yitekerezeho, ndetse agabanye n'akavuyo n'akajagari mu bintu byayo. Naho ubundi niba umuntu yiviriye mu mubiri, mureka agenda amahoro, agende nta gihemu, nta n'ikibazo afitanye n'abantu, ariko reka no kumukurikiza imijugujugu basi. Cyakoza da, buriya ngo ibintu bigira, buriya ngo isuku igira isoko. Ntabwo nari nzi ko n'abana bawe bakugaya. Nigeze kubona akaganiro Pastor Claude yakoze kera cyane. Oya, pana Pastor Claude, sinzi, umwe mu banyamakuru bagiye kwa Pastor Claude mu rugo iwe, ni kera ntabuze nk'imyaka 2 ishize. Barangije baragenda babaza abana ngo, abana 3 b'abakobwa, ndumva harimo n'umuhungu umwe, nese ibintu papa wanyu akora mubona mubyishimiye? Ngo nukuri papa wacu mugende mu mutubwirire ngo ibintu akora ntabwo tubikunda kandi nta nubwo tubyishimiye, nta nubwo tubimushimira. Ikindi nanone nta nubwo bimubereye. Pastor Claude, dore rero ikintu kikubereye, ntabwo zino nkuru z'imihanda zijyanye nawe, kuko ntushoboye pe, nta nubwo ushobotse. Ikintu kikubereye, yaba ijwi ryawe n'uburyo uvuga, ni ibyo gusoma Bibiliya, ukanigisha Bibiliya mu rusengero, ugasoma ibyanditswe byera mu isezerano rishya n'irya kera. Naho inkuru z'iyi mihanda ntazo ushoboye pe, umeze nka cya gikeri bahata mu mwobo kidakwirwamo bikarangira gituritse. Njye nigeze kugukurikirana rega, ubwo wajyaga gufata inkuru ku Gisenyi, M23 nako FDLR na ntuze na leta ya Kongo bari kurasa mu Rwanda. Bya bintu byango uri muragenda ubwira abantu ngo nimuhumure, ngo nta kibazo, ngo nta kintu muri bube, ngo nimukomeze mukora imirimo yanyu. Isasu ryavuga ngo ibintu birakomeye. Rega buriya narakurebaga, buri noneho ikintu gisekeje, ntabwo ukora kinyamwuga. Nyine impamvu udakora kinyamwuga nawe urayizi, ntabwo ari ibintu byawe, nagusobanuriye. Noneho ufite defo yo kwirukankana mikoro ku muntu mutavuganye, umumotari agiparika,
ukaba umwihuye hejuru. None se tubwire imeze si kuriya bikorwa my friend. Genda ubwire umuntu uwo uri we, umubwire icyo ukora, niba ari inkuru umusaba uyimusabe, niba ari ikiganiro ushaka guha akiguhe cyangwa akikwime. Uko niko akazi gakorwa. Nakwibutsaga ko utari umunyamwuga pe. Ni nayo mpamvu n'ibyo ukora n'ibyo uvuga byose uhubuka. Nyine uhubukiraho, umeze nka serwakira, serwakira niziga kukumba ibintu byose, cyangwa se umuvumba w'imvura ugakukumba nyine. Nka cyaro gukumba shingwe kikajyana ibintu byose gikoyoye mu ntuze. Rero nawe ni kumeze. Genda wicare wige witonde urebe aho ibintu biva naho bijya, ushyira ibintu ku murongo. Ibyo nibirangira akazi uzaba wakamenya wanakajemo neza. Ariko ibi byose mbivuze kubera agahinda ntewe n'amagambo wavuze. Ujya gutabaza nawe uzi ko ntawe ujya utabara. Ujya gusaba ubufasha uzi ko ntawe ujya ubuha. Iwanyu se hari iki ni iki gihari? Ni iki kiri mu muryango wanyu cyatanga views? Ko natwe turi aba YouTuber, turi aba content creator. Ntizihe views ziri iwanyu ku buryo umuntu yaza kugutabara? Nagira ngo nkubwire ngo na nyina wundi abyara umuhungu papa, genda gake. Reka je nshimira abantu badukurikiye, bakurikiye channel yacu, ndetse bakoze subscribe, bagakora like, sharing ndetse na comment. Ibitekerezo byanyu nyamuneka ni ingenzi. Mukomeze mwane natwe 5 kuri 5. Ibiganiro byacu ni umunsi ku wundi tuzajya tubagezaho amakuru mashya. Murakoze, mugira ibihe byiza.